ese koko abahawe ibihembo bari bikwiriye? Mw'ijoro ryakeye mu mujyi wa Kigali niho hatanzwe ibihembo bya Mashariki Festival 2025 ku nshuro ya 11. Bikaba ari ibihembo bihanzwe bihabwa abakinnyi ba filimi, abakomedian, abanyarwenya ndetse n'abantu bose bagaragara muri filimi nyarwanda, muri sinema muri rusange. Ibihembo bikaba byaje kwegukanwa n'abantu batandukanye mu ngeri zose, gusa icyari gitegerejwe n'abantu benshi ni ukureba ngo ninde uri buze kwegukana igihembo nyamukuru. Ubwo ndavuga imodoka Hyundai ya bwoko bwa Hyundai, aho imodoka mu bagabo yaje kwegukana n'uwo bita Bamenya, ndetse mu bagore yaje kwegukana n'uwo bita Ketchup. Bose basanzwe bakina muri filimi bita Bamenya Seri, ari naho bashe kuba bamenyekanira cyane. Gusa nubwo babitwaye hari utundushya twagiye tugaragara muri ibi bihembo, nk'uko abakinnyi cyangwa se abitwaye bagiye baza cyangwa se baca kuri red carpet bambaye cyangwa se bagiye baca kuri tapi itukura bameze. So mbere ko tuvuga kudushya cyangwa se ku bintu bidasanzwe byagaragaye muri uko gutanga ibihembo, reka tubanze kwigarukire kuri abanka babegukanye ibihembo bikomeye. Rwanda avuga uyu bita Bamenya ndetse n'ubita Ketchup. Uwo bita Bamenya mu gutsinda cyangwa se yaje kuba ahigika abantu bakomeye muri sinema nyarwanda, uwo bita Clapton Kibonke, uwo bita Papa Sava, uwo bita Kiraman, uwo bita Captain Legis ndetse n'ibindi byamamare muri sinema nyarwanda bari bahanganye, mu gihe uwo bita Ketchup yaje kuba ahigika abandi bactrice cyangwa se abagore mu gukina filime nyarwanda, uwo bita Intare y'Ingore. Baramuzi cyane ngo yakina muri Papa Sava ndetse n'izindi filime zikomeye mu Rwanda agaragaramo. Kandi tutiragiye bita Inkindi Aisha, tutase uwo bita Ketchup aza kuba ahigika abagore bandi, aza kuba abatwara igihembo nyamukuru cya miliyoni 13 bwo n'imodoka, ndetse n'uwo bita Bamenya aza kuba agitwara. So ubwo bita Bamenya rero bamuherezaga umwanya cyangwa se ubwo bamuherezaga igihembo ngo agire icyo atangaza, yaje kuba ashimira abantu batatu. Aza kuba ashimira uwo bita Clapton Kibonke, aza kuba ashimira uwo bita Papa Sava, ndetse aza kuba ashimira n'uwo bita Kiraman. Gusa ageze ku cyo gushimira uwo bita Papa Sava, yavuze yuko ngo ubwo Bamenya yinjiraga muri sinema nyarwanda, ubwo yagaragaraga kuri kamera bwa mbere, ari naho bita Papa Sava yaje kuba nawe agaragara kuri kamera ya bwa mbere, maze aza kuba yemeza yuko ngo abavuga yuko bangana ngo rwose byaba ari byo. So tumwe mu dushya cyangwa se mu bintu bitangaje, mu bintu byagaragaye ubwo abakinnyi cyangwa se ibyamamare byo mu Rwanda muri sinema byinjiraga kuri red carpet cyangwa se ku itapi y'umutuku, nk'uwo bitabirikana na buri nguni. Ubwo binjiraga kuri red carpet baje bari mu ngorofani, hari nyuma yaho umuntu ugenda ubacunga, ndetse mu bimwe mu bintu byaje kuba bishimisha abantu, maze abantu benshi batangira kuririmba, bose bavuga rimwe ati buri kantu buri nguni, maze abantu bose bari muri sale barishima banezezwa n'uburyo abo basore binjiye kuri red carpet bambaye, dore ko ngo bari bambaye n'imyenda myiza cyane. Ubwo buri kantu kandi yaje kuba anegukana igihembo, aho yaje kuba yegukana igihembo cya upcoming actors cyangwa se nk'umukinnyi wa filimi uri kuzamuka neza, dore yuko nawe ubwo bari mu bantu bazwi cyane. Abindi bintu byaje gutangaza cyangwa se utundi dushya twagaragaye nuko uwo bita Bamenya ubwo yinjiraga kuri red carpet mu myambaro myiza cyane, yaje kuba ari kumwe n'uwo bita Nyambo bafatanye ukuboko, ubwo binjiraga kuri red carpet, maze ubwo bagaragaraga ikintu cyaje gutangaza abantu ni imyambarire cyangwa se n'uburyo bita Nyambo yari yambaye, dore ko yambaye ikanzu ifite amababa cyangwa se utuntu tujya kumera nk'amahembe, byose mu bintu byaje kuba bishimisha abantu bari bitabiriye ibyo bihembo. Ibindi n'uwo bita Kiraman ubwo yashyiraga kuri red carpet, nuko yaje kuba ari kumwe n'uwo bita Mike, basanzwe barakina muri Kiraman. N'ubundi mu bintu nabyo byagaragaye neza cyane, biza kuba bishimisha abantu. So usibye abo ngabo kandi begukanye ibihembo, hari abandi bantu nabo batandukanye bagiye begukana ibihembo. Uwo bita Kiraman nubwo atagukanye igihembo nyamukuru, ariko yaje kuba yegukana igihembo cya filimi ikunzwe cyane kuri social media. Iyo nayindi ni filimi bita Devo ya Kiraman, aho yaje kuba yegukana ibihumbi bigera kuri 200. Ubundi n'uwo bita Burika n'uko bamaze kuvuga, yaje kuba yegukana igihembo cy'umukinnyi wa filimi ukizamuka, aho yaje kuba ahabwa ibihumbi bigera kuri 500. Undi muntu waje kuba yegukana igihembo baramuzi cyane, uyu nguyu bamwita Ndimbati, nawe yaje kuba yegukana igihembo cya
best supporting actor cyangwa se nk'umukinnyi mwiza wa filimi ufasha abantu cyangwa se ufasha abandi. Undi muntu waje kuba yikora igihembo baramuza mwese ni umustar arazwi yitwa Tukote, nawe yaje kuba yegukana igihembo cya best actor cyangwa se umacteur mwiza cyane. Gusa ibyo byose nubwo tubivuga cyangwa se abantu benshi babyishimiye cyangwa se n'abagana ibihembo, gusa ntabwo ariko bose babyishimiye, dore ko nawe bavuga yuko bitanyuze mu mucyo.